Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri ya channel yanyu ya Your Update TV agenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye, aba y'akazi, ay'ama application ku bantu bashaka gukomeza amakaminuza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. So rero nk'uko mubibona twongeye twagarutse ariko tugarukanye amakuru y'akazi, cyane ko aba ari n'amakuru abantu benshi bakeneye kuko abantu benshi buriya niba bazi aho akazi kari kugira ngo babashe kuba bagasaba cyangwa se bagashaka. So rero natinze ndagira ngo duce muri aka kazi ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bumaze kuba bwasohora itangazo bushishikariza abantu kuba bagasaba, kuko ni ibintu abantu benshi badahita bamenya nk'itangazo nk'iri risohotse, cyane cyane ko nyine biba biri ku mbuga kandi abantu kugenda bazisura cyane ngo bareba ngo ni ibiki biba bigoye. Akaba ariyo mpamvu tuba turizanye hano ngo turisesengure tubashe kuba twamenya ni ibiki birimo, ni ibiki bisabwa, se bigenda bite, cyangwa se kwa applyinga ku kazi birasaba iki. So rero tudatinze reka tubanze duce muri iryo tangazo turisoma ubundi tumenye ibikurikizwa cyangwa se ni ibiki bisabwa kugira ubashe kuba waka-applyinga akazi. Nk'uko turi kubibona cyangwa se nabibabwira nkanjye waricemo, ni akazi ka daso. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera kakaba gakeneye abakozi 28 bose. Urumva ko ari imyanya myinshi, wagerageza wagira amahirwe bakaba bagufata kuko ni imyanya myinshi. So rero tudatinze reka tubanze turicemo. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera buramenyesha abantu bose babyifuza kandi babifitiye ubushobozi ko bashaka gutanga akazi ku mwanya wa daso bato. Ubwo ni abadaso batoya 28. Ababyifuza bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: icya mbere, kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubushake, kuba byibura agejeje imyaka 18 kandi atarengeje 25, kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba atarigeze akatirwa igifungo kingana cyangwa kirengeje amezi 6, kuba afite impamyabumenyi y'amashuri 6 yisumbuye cyangwa iyo binganya agaciro, kuba afite amagara mazima bigaragazwa n'inyandiko ya muganga wemewe na leta, no kuba atarigeze yirukanwa burundu mu kazi ka leta. Ngira ngo murabyumva, ibyo bintu 8 nibyo bisaba cyangwa se bisabwa kuba waka-applyinga kuri aka kazi. Bagakomeza hasi bagira bati dosiye ikubiyemo ibisabwa igomba kuba yageze mu bunyamabanga rusange bw'akarere ka Bugesera guhera ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi 2025. Ngira ngo murabibona basohoye itangazo kare, umunsi turi ku itariki 16 kugira ngo abantu badafite ibintu bimwe na bimwe cyangwa se batujuje kuba babishaka muri iyo minsi ibiri ibura kugira batangire kwakira dosiye zanyu. Ubwo ni ukuvuga uyu munsi 16 n'ejo 17 nyine hari ababa badafite icyo cyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire bakaba bagishaka. Icyemezo cy'uko utakatiwe n'inkiko ukaba wabishaka, niyo mpamvu baba bashyizemo iyo minsi ibiri. So ubwo urumva dosiye zizakirwa kuva ku itariki 18 z'ukwa karindwi kugeza ku itariki 24 z'ukwa karindwi saa 11 z'umugoroba. Ubwo nibwo dosiye zizahagarara kuba zakakirwa. Bagakomeza bavuga ati abazaba bujuje ibisabwa bazakora ikizamini cy'akazi ku itariki 31 z'ukwa karindwi kuri stade ya Bugesera saa 2 za mu gitondo, bitwaje irangamuntu y'umwimerere, ikaramu y'ubururu n'imyambaro ya siporo. Ubwo ni abantu bose bazaba baratanze amadosiye, bazahurira ku itariki 31 z'ukwa karindwi kuri stade ya Bugesera bagiye mu kizamini. Dukomeje hasi barasobanura uburyo gusaba kwinjira muri daso biri bukorwe muri rusange. Ni ukuzuza fomu yabugenewe cyangwa se application form iboneka ku rubuga rw'abakozi b'akarere ka Bugesera uciye kuri website wa3.gov.rw. warangiza ugashyiramo, maze kuzuza fomu ugashyiramo fotokopi y'impamyabumenyi y'amashuri wize, fotokopi y'indangamuntu, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire, icyemezo cya muganga kigaragaza ko ufite amagara mazima. Bagakomeza hasi bikorewe Bugesera ku itariki 16 z'ukwa karindwi 2025.
na gatanu. Nk'uko mubibona iyi video tuyikoze neza kuri uyu munsi iri tangazo rigisohotse, so mubikore mu ba mbere, mubishake ku bantu rwose bashaka kujya muri daso, tubifurije amahirwe masa kandi iyo ubikoze kare bikongera amahirwe yo gutsinda. Murakoze cyane.